The Zoom TV 24. Reka dufate uyu mwanya twongere tubasuhuza aho muherereye mu bice bitandukanye nk'ibisanzwe ni The Zoom TV 24 ukurikiye. Twinjiye muri kakanya rero ka Zoom Talk aho tuba tugenda dukora tuganira ku bintu bitandukanye, tureba ku ngingo zitandukanye ariko zifitiye akamaro societe, tukabivuga uko tubibona, tukareba n'icyaba cyiza kurushaho. Uyu munsi rero tugiye kwibaza ese kubijyanye n'imibanire mu miryango n'uburere abana bagenda bahabwa, ababyeyi gukanira abana se cyangwa kubafunga cyane, hari ikintu bibamarira mu burere bwabo cyangwa ahubwo bituma iherezo ryabo ritaba ryiza? Nicyo tugiye kwibaza. Nkamwe wenda tugiye kuganira, ngira ngo muri kutubona turi batatu, ni Gaeta, Liliane, Kamikazi. Yes, tugiye kwibaza rero ikintu kijyanye no gukanira abana cyangwa se kubafunga cyane ukababuza kwinyagambura. Hari ikintu bibamarira cyane mu burere bwabo cyangwa ahubwo byangiza uburere bwabo? Ririya wowe ubona ute? Mbona byangiza uburere bwabo kuko iyo babonye akanya gato ko gusohoka basa nk'abirekura bakavuga se ibingibi batubujije kuki babitubuza cyane, bakagerageza kureba se ni ukubera iki, bo bakagerageza kubishyira mu bikorwa kugira ngo barebe impamvu bibabuza cyane. Rero bigatuma kenshi bishora mu mico mibi kuko ari we mwanya baba babonye, ntago baba barabonye amahirwe yo kwihitiramo kuvuga se iki ni cyiza iki ni kibi, batabashyizeho agahato. Kame wowe ubibona ute? Nanjye ukuntu mbibona, mbona ari nkaho birabangamye kandi nta nubwo ari byiza, kuko usanga akenshi abana bahambira baboherana nyine mu rugo, bakabura uko basohoka ngo babahe uburenganzira, niba ari inshuti bajye kuganira, niba ari iki. Ugasanga niba abana sometimes nk'abiga boarding cyangwa se mu bigo bitaha, ugasanga niba abana bahora basota ngaho basohotse, ngaho niba umwarimu ari mu ishuri ugasanga nibo basohotse, akavuga ati se kuki baba bankingirana mu rugo, ese hanze bimeze biti? Iyo hageze rero ari byo bingibi usanga benshi nibo usanga bakubwe n'ibiyobyabwenge, inda ugasanga arazitwa, akavuga se kuki babimbuza? Kandi usanga kenshi iyo bana bakingiranye batanabigisha byibuze ngo bamenye bimwe mu biri hanze uko byifashe. Ugasanga rero byanduje career yabo, naho baboneye umwanya bifoje kuba babikora ngo barebe uko bimera. Yes. Wenda nanjye ndibuze gutandukanaho gatoya na Liliane. Ntago wenda nitandukanyije na, ariko ndatandukanaho gatoya nawe, kuko wavuze ngo ni byiza, bituma umwana azirikana ibyo bamubwiye, akabona yuko ibyo bamubujije nyine atakagombye kubikora n'ubundi. Ariko nge ku ruhande rwanjye mbona nanone bimutera amatsiko. Uwo wanyumvishe nabi, navuze ngo kubera ko baba bimubuza cyane, we abashaka kumenya se ibibambuza bimeze gute, wa akabigerageza akabishyira mu bikorwa, akabigerageza. Ntago ari byiza cyane, bagakwiriye kumufata bakamugira inama, nawe nyine akabona opportunity yo kureba se niki cyiza mu buzima bwe niki kibi mu buzima bwe. Ariko ibi niyo byahindutse gukanira, sibyo? Ntago biba ari ukubuza. Gukanira tuze kubitandukanya no kubuza, kuko gukanira ni hahandi nyine ubwira nk'umwana ukamubwira ati nzagusanga uhagaze hariya ku irembo, uzansobanurira icyo uri kuhakora, sibyo? Nzasanga hari umuntu winjije ahangaha ngo yaje kugusura, uzansobanurira. Nyine ni hahandi, ni nkaho nyine mu buzima bwe nta kintu abagize ute aba yemerewe. Ugasanga umwana agejeje imyaka nka 20, urumva atazi wenda ngo se ngo aha hameze ute. Ava ku ishuri wenda ku mugani yiga aba mu kigo, akaza asohoka mu rugo agiye gusenga, asohoka mu rugo wenda ajyanye n'ababyeyi ahantu runaka cyangwa n'abakuru b'ahantu runaka, we ubwe ntago ashobora gusohoka ngo avuge ngo ngiye gusura inshuti yanjye, urumva? Cyangwa avuge ngo ngiye aha ngo mu rugo bamuhuruhuye. Nase ahubwo ngiye mfite ikibazo, nk'ubwo umubyeyi ubitse umwana imyaka 20 nta muntu umusura, nta shoti agera. Bibaho cyane. Habe n'umukobwa w'inshuti yoza kumusura. Bibaho. Cyangwa umuhungu w'inshuti niba ari umukobwa afite cyangwa umuhungu afite. Umva wenda n'abantu baraza kutwandikira muri comment batubwire. Hari abantu babayeho muri ubwo buzima. Urumva? Umubyeyi wawe azagasanga wenda nk'umwana w'inshuti yawe yaje kugusura. Urumva? We ntanihe n'akabanga wenda ngo ategereze agende.
akakubwira aho ngaho akavuga ati nakubwiye ko nakeneye abantu baza guteza akavuyo aha ngaha akamwirukana akagenda. ubwo si ubwo mwe murabishyigikiye none nibyo niyo turi kwibazaho nyine njye nibyo turi kwibaza ndumva ababyeyi batubangamira pe nese ubu weho en general iyo uvuze ngo abana nyine urubyiruko ubwo nanjye niyumvamo kuko twese turi urubyiruko kandi iyo ugiye kuvugira urubyiruko ntabwo uvuga ngo bana ngo bafungirane tuvuge en general twese. none se weho reka nkubaze nta mwana wenda muravugana ngakubwira ati wenda uzaze kunsura amasaha ya naya papa na mama badahari baba bagiye mu kazi nyine ukumva nyine Yesu arashaka kumusura ariko ukumva nanone bishobora kumuteza ikibazo kandi wenda ari n'umukobwa mugenzi wawe ntago biraba ndumva bitaramba ntago birakubaho ndumva nyine sinzi ngiye kubera ko bitajya bimbangamira nyine ngo abantu bansure cyangwa se ngo ngiye mbasure mba numva nyine none se wenda reka wenda ariko njya mbyumva muri societe comme ukumva umwana aravuze ati ngewe rwose tumva turi inshuti mwese tumva nzajya nijijisha ndebe uko ntoroka niba nagiye gusenga wenda kuko iwacu basenga muri katolike nzaza mbabwira ko nsenga wenda ya kabiri cyangwa iya mbere noneho rero ayo masaha navuze ko ngiye gusenga wenda nze kubasura ariko mu by'ukuri ntihazagire unsura ngewe iwacu ntabwo babyemera. none se urumva nk'umwana ubayeho muri iyo situation imbere he urumva hari ikiza uba umutegerejeho ni hahandi umwana asohoka akamera nk'ihene iciye ikiziriko niho asohoka akamera nk'ihene iciye ikiziriko kandi ahandi iyo asohotse usanga ubwenge bwo muri sosiyete ntabwo aba afite hahandi dushobora kwicara twebwe wenda nk'umuntu uba warageze hanze akavuga ati iyo ndebye hanze mbona ubucuruzi bimeze gutya iyo ndebye hanze mbona ibihombo biharari ibi uwasohoka ari umutesi nyine icyo bamubwiye akajya hambese yabaye cahano nubwo ari ubutesi guserega kubera ko yamenyereye gukora ibintu yihishe guhura n'inshuti yihishe kujya guhura n'inshuti yihishe kugenda ibintu byose yihishe ni handi akura nta bunyangamugayo afite niba navuga ko ari nk'ubugegera mu ijambo ntabwo ariko n'ukuri ababifite ibintu byose abikora niho hahandi kandi noneho ibi byafekita n'ababyeyi ati bibafekita gute niho hahandi umwana waramubwiye ngo si ukajya usohoka mu rugo ariko nawe acunga ugiye ku kazi akigendera agasiga adirinze n'umukozi akamubwira ati fata 1000 ntumvemo wagaruka agasanga umwana ari mu rugo ameze neza aritonze rwose ni inama ukavuga ati umwana wanjye perfect none ejo bundi nimba ari umukobwa ukazashiduka bamuteye inda ukayoberwa ahantu biviye bikagucanga nimba ari umuhungu ukazashiduka itabi rimugeze kure waruzi ngo n'umwana witonda uhora mu rugo njyene mbona yuko no ku babyeyi ntago nyine baba bari gufasha abana kuba bagira ejo heza kubera yuko buri umwana usiba nanone kumureka ngo yigenge igitsure cy'umubyeyi kiba gikenewe ariko ukamuha uburenganzira bwe liberite nimba kubwengeye gusura umuntu kubera icyo utamureka akagenda ariko nanone hariho abana barengera akumva ko niba yize kwa gatanu aribwo amasomo arangiye akumva ko kwa gatanu akagomba gusurana ku cyumweru agomba gusurana aho niho rero ndi kukubwira cya gitsure cy'umubyeyi numva ahubwo mu gitondo yajya byuka akabanza akagira utuntu afasha mu rugo amasaha yo gusurana 8 kugeza 10 umwana akaba 8 agasura umuntu 10 akaba ageze mu rugo ngiye niko mbyumva nyine uko niko byaka ubundi ubwo nibwo burere buzima umwana akora ibyo yakagombye gukora nk'umwana warezwe nimba ari imirimo mu rugo ayikore nimba ari ibyo akora bikore ariko wamuhaye n'umwanya nawe wo kwisanzura nimba ari ugusura inshuti ze akazisura nimba wenda ari ugutemberera ahantu runaka agatembera nimba wenda ari ugusurwa n'inshuti ze zikamusura ukareka kumugira nk'imfungwa nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda. The Zoom TV 24 uyu ni Emi Rwanda muri kumwe iyi ni The Zoom TV ndagushishikariza gukora subscribe ndiruka amata mushogororwa na mushoni wacu batasese ka The Zoom TV 24 ejo bundi Kanyombya atinyuka mbwire ngo ni bogari y'umusaza cyangwa ni bogari y'umusore Kanyombya ngende shaka kukubaza nta menyo ufite kandi ngira ngo ibogari ryo ryose rigomba kuba rifite amenyo agatuza urashaje imvi shaka kumenya uri bogari y'umusaza cyangwa uri bogari y'umusore tumenye ko 2019 twatangiye ikiragano gishyashya cy'ababogari b'abasaza
gishyashya cy'ababogari b'abasaza njyewe ari wowe na rutura wenda ko rutura kurusha umutwe munini ufuromye nawe ukamurusha kuba unanutse uri n'umusaza w'umubogari nshaka kumenya ari wowe na rutura ninde mubogari cyangwa ari wowe na Sintex ninde mubogari ariko si wowe gusa kuko impamvu yita bogari nuko ejo bundi wagiye gutereta Shadebo agasa nkaho akwemerera ukumva ko nyine nawe wabaye bogari cyangwa njye ndashaka kukubaza wowe uri bogari y'umusaza cyangwa uri bogari y'umusore ibyo nibyo nshaka kukubaza Kanyoni umbwire uri bogari y'umusaza cyangwa uri bogari y'umusore ndagarutse rero ku muntu witwa Bruce Melody wowe Melody ngereka nkubaza ikibazo uturirimbo twawuza wiririmbishwa ngo ntabwo ngiye n'ibintu uvuga ngiye nta nubwo mba mbyumva ngo you complete umuntu akuzura gute umuntu akuzura gute uri imibare uri jerekani umuntu akuzura gute ku buryo umuntu akuzura aba ari amazi nicyo kintu nge nshaka kukubaza amateleviziyo usanga abanyamakuru batubeshya ugasanga baratubeshya bakatubeshya batugira ibintu byinshi nko mu rubuga rw'imikino ukajya kumva nk'abamamaza imipira ukumva Fuadi Ngogo wajya kureba ugasanga nta gitego baro bayiteye hanze icyo gitego uba wagitsinze Fuadi niwembaza ejo nk'umufana wa Manchester ejo wogeje igitego uri muvuga kawunga uri muvuga isombe uri muvuga ngo ifu y'ibigori ibigo by'amashuri mwogeza ibigo by'amashuri cyangwa mwogeza iki mwogeza football ugasanga ngo serwatomo ni iki na football ni wende kubaza usobanurire nka Israel Mbonyi araturirimbira akaturirimbira ngo ku muryango w'ijoro ngo niho yaraye urara ku muryango w'ijuru uri imvura se urara ku muryango w'ijuru uri inyenyeri utuzanira intashyo baba bazi guhereye mu idirishya mbwira waraye ku muryango ese kuki udakomanga noneho ngo bagukingure tumenye ko imana dusenga twebwe abantu nta matwi igira usebye Imana kandi Imana ifite amatwi urara ku muryango w'ijuru gute ese ubu ngubu uri hehera konzi kuhora ku muryango utuzanira intashyo ese Imana yarakubwiye ngo uzadutashye muri uwo rurimi igifaransa igiswahili icyongereza ko narumva umbwira ngo habari ngo ni intashyo y'Imana Mane mwikosore abahanze muhanga sibyo mwikosore nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda